mibi twavugaga n'ubundi ntabwo byateye kabiri byageze ku itariki 8 z'ukwezi kwa 10/2024 hamaze gukoreshwa miliyoni 713 muri miliyoni 719 zari zatangiranwe n'uyu mushinga. Ibi rero bifitanye isano na kwa gukoresha umutungo nabi, kwa gukoresha umutungo mu nyungu z'umuntu ku giti cye. Dutangira mu biganiro byacu twagiye dukora byabanjirije iki kuri EAR Diocese ya Shyira, twababwiye ko nyabona mujye munibutsa abapasitoro kwirinda ikintu cy'ivangura. Muri iki gitondo, mu gitondo cy'ejo ndetse no kuri iki gitondo twakiriye amakuru avuga ko hari umupasitoro witwa Nahimana Dieudonné ubu ngubu uyobora Garden Place Hotel, ikaba ari hoteli ikorera muri EAR Diocese ya Shyira. Iyengereye n'iyi nzu nk'uko muri kubibona, biregeranye n'iyi nzu. Tubahe ikaze mu kiganiro u Rwanda twifuza, ikiganiro kibanda ku nkingi enye za guverinoma: imibereho myiza, ubukungu, ubutabera ndetse n'imibereho myiza. Kuri uyu munsi rero, nk'uko dusanzwe tubana mu biganiro byacu bitandukanye, tugiye kwerekeza muri Diocese ya Shyira, ubwo ni mu ntara y'Amajyaruguru. Turajya ku cyicaro cyayo, hari kubakwa inzu ya ABC, ni inzu y'ubucuruzi Diocese. Ni inzu yari kubakwa mu mezi 7 kuko iyi nzu yatangiye kubakwa, yashyizweho ibuye ry'ifatizo ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 6 2024. hari harimo abayobozi batandukanye, harimo na guverineri. Ni nabwo twagaragaje kuri uwo munsi ati nubwo hatangijwe iyi nyubako ariko haravugwamo imitangire mibi y'isoko. Icyo twarakigaragaje nk'uko mubibona kuri iyo Twitter yacu. Kandi iyi nzu ni inzu kuko yari ibereye ubucuruzi, yari igiye kuzamura ibikorwa bya Diocese ndetse n'abakristo ba EAR Diocese ya Shyira bakaba babona ibyo bakoreramo bibateza imbere mu mirimo yabo. Ariko kubera ko ya micungire mibi twavugaga n'ubundi ntabwo byateye kabiri byageze ku itariki 8 z'ukwezi kwa 10/2024 hamaze gukoreshwa miliyoni 713 muri miliyoni 719 zari zatangiranwe n'uyu mushinga. Ibi rero bifitanye isano na kwa gukoresha umutungo nabi, kwa gukoresha umutungo mu nyungu z'umuntu ku giti cye. Dutangira mu biganiro byacu twagiye dukora byabanjirije iki kuri EAR Diocese ya Shyira, twababwiye ko uwari musenyeri w'iyi Diocese Samuel Mugiraneza Mugisha yari afitemo imodoka ye ya fuso yatundaga umucanga. Biragoye rero kuba wakora audit ku muntu niwe wari musenyeri, niwe wagombaga kuba yanavuga ati imodoka yatunze amaturu, ubwo inshuro 20 cyangwa 30, wenda yanatunze n'5 cyangwa se itanakoze, amafaranga akajya mu mutungo we. Rero ibyo bintu twagiye tubigaragaza ingingo ku ngingo nk'uko twagiye tubibereka. Iyi nzu mubona ubwo twayisuraga ku munsi w'ejo, twasanze yarahagaze
iyo uyibonye ubona itangiye kuba inzu y'igihugu. Kandi amafaranga ntabwo iyi diyoseze yabuze, nubwo ayagombaga kuyubakwa atayirangije. Ari hehe rero yasigaye, cyangwa se nimba yarashize, za raporo zigaragaza aho ayo mafaranga yagiye zo zirahari imwe kuri imwe. Audite yabigaragaza ikerekana ko ayo mafaranga nibura yagiye mu buryo bwemewe n'amategeko, atagiye mu mifuka ya rubanda. Ibyo ngibyo nibyo inzego zibishinzwe, inzego z'abangirikani, cyane ko kuri uno munsi tubibutse ko abasenyeri bose ba EAR, itorero ry'abangirikani mu Rwanda, kuri ubu bateraniye muri diyoseze ya Shyira. Ubwo tuzababwira n'ibyo bazahavugira. Ni ku cyumweru, ubwo nyuma y'uko basoje ibyo biganiro byabo bazagirana natwe, ubwo natwe tuzagira icyo tubivugaho. Ariko nyabona iyi nzu amafaranga yayishoweho ni menshi, kandi yari inakenewe. Murabona ko iri ahantu heza mu mujyi, ntabwo yari ikwiriye kugarukira ngaha mushaka amafaranga muyirangize. Ntabwo diyoseze yabura amafaranga yo gukora finisage. Hanyuma nimunasanga hari abantu bariye aya mafaranga, nabo bakurikiranwe, kuko ntabwo byaba ari ikibazo gikomeye kuba hitabajwe andi mafaranga kugira ngo hubakwe iyi nyubako. Hanyuma ku itariki 16 z'ukwezi kwa munani 2024, Reverend Samuel Mugiraneza Mugisha amaze guhagarikwa, twababwiye ko yahise ahagarika nawe imodoka ye yatundaga umucanga, ari nabyo byahise bigaragaza ko harimo icyuho. Kuva rero icyo gihe amaze guhagarikwa, imodoka ye imaze guhagarikwa, nawe yihagarikiye, niwe wanayihagarikiye wowe ubwe, yatundaga uwo mucanga. Ibikorwa by'izo nyubako byahise bitangira kugenda bigura intege. Si ku itariki 16 z'ukwezi kwa munani 2024 byahise bitangira kugenda bigura intege. Iyi nyubako twayikurikiranaga umunsi ku munsi kugira ngo turebe koko nk'abantu batangiye iyi nkuru, iyi nyubako itahwa, tumenye koko nimba ibiyivugwaho ari byo. Kuko dutangira havugwaga ko isoko ryahawe umuntu ataripiganiye, kwa kundi umuntu avuga ngo ndakwihereye. Urumva ko harimo amanyanga, nk'uko namwe mwagiye mubibona, kandi ayo manyanga ngewe ubwanjye naranayiboneye. Sibye ko ndi umunyamakuru, ntabwo ndi umushinjacyaha. Icyo ngomba gukora ngewe ni ukugaragaza, hanyuma inzego bireba nazo zigakora akazi zishinzwe. Ni muri urwo rwego rero dufatanya twese kugira ngo twubake u Rwanda twifuza, twubaka u Rwanda ruzira akarengane, u Rwanda buri wese yibonamo, u Rwanda umuntu yakifuza guturamo, atari u Rwanda rurenganya bamwe, atari u Rwanda rutsikamira bamwe, ruheza bamwe, cyane ko intumbero y'igihugu ariho yerekeza. Tujye dufatira urugero kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, uhora twibutsa kubana neza kandi mu mahoro, tugaharanira gukora duteza igihugu cyacu imbere, ariko natwe tutiteza imbere. Hanyuma rero ikindi kintu ngiye kugarukaho kinababaje muri no diyoseze, nshaka ko
cyangwa se nsaba ko abasenyeri bari muri iyi nama cyangwa mwiherero uri kubahuza muri no diocese ya Shyira, nyabona mujye munibutsa abapasitoro kwirinda ikintu cy'ivangura. Muri iki gitondo, mu gitondo cy'ejo ndetse no kuri iki gitondo twakiriye amakuru avuga ko hari umupasitoro witwa Nahimana Dieudonné, ubu ngubu uyobora Garden Place Hotel, ikaba ari hoteli ikorera muri EAR Diocese ya Shyira. Iyengereye n'iyi nzu nk'uko muri kubibona, biregeranye n'iyi nzu. Hanyuma ngo wavuze ko atazigera akorana n'abantu bavuye muri Kongo. Icyo ni ikibazo kandi iryo ni ivangura. Ibyo bintu kirazira kikaziririzwa, nimba koko bikurangwaho cyaba ari ikibazo gikomeye kuba umupasitoro nkawe Nahimana Dieudonné uvuga amagambo nk'ayo yo kuvuga ngo ntushobora gukorana n'abantu bavuye muri Kongo. Ikindi, hari amakuru avuga ko hari umwana uyu Nahimana yirukanye mu bijyanye n'ibyo guhozwa ku nkeke, kandi uyu mupasiteri aba bakozi bari barimo bari baragiyeho ku bwa Samu, kandi uyu mwana n'ubundi yari yarize ibijyanye n'ubutetsi abifite n'ubushobozi, arirukanwa. Undi twamenye ni umudamu nawe wirukanywe, ariko muri rwa rwego we yaraseze, yarabibonaga mbere kubera kwa gutotezwa n'iki, ahitamo gusezera arigendera kugira ngo ave muri ayo matiku, ave no muri uko gucunaguzwa nuko. Rero uyu Nahimana mumugira inama yikosore, kuko ntabwo igihugu cyarwana no guca amacakubiri no guca ivangura, ironda karere, ironda amadini n'ibiki byose, hanyuma ngo bisigare muri EAR. Cyaba ari ikibazo gikomeye, très danger. Nimba wowe utinyuka ukajya mu ruhame ukavuga ngo sinshobora gukorana n'abantu bavuye muri Kongo. Igihugu cyacu cyanyuze mu mateka akomeye yaranze ubuyobozi bubi guhera muri za 59. Abantu rero bagiye bahungira mu bihugu bitandukanye banabivukiramo. Rero kumva ko ushobora kwishyiramo bamwe mu gice kimwe bahungiye muri ako gace ariko b'abanyarwanda nkawe, ukumva ko utabaha amahirwe, ukumva ko utakorana nabo, utabifuza imbere yawe, ni ikibazo. Ni ikibazo, kandi ngira ngo haramutse habonetse ibimenyetso bifatika wabikurikiranwa ukabera n'abandi urugero. Ukabera abandi urugero, kuko kwigisha uba uri gutanga urugero rubi mu bandi, nk'uwo wabibwiye ubyumvise umubwira ati ntiwakorana n'abo bantu bavuye muri Kongo, ubutekereza iki? Ese wowe wabigukorera, reka wenda wishyire muri abo, wakumva udahejwe, wakumva utuje ku mutima ko ari cyo leta ibirwanya n'abantu bose babarwanya, wakumva umeze ute? Rero tube abanyamwuka, tuba abantu basenga, twinjire mu murimo twahamagariwe, twe gutinda ku bintu bitaduhaye agaciro habe na gake.
ubwo rero nkiri naho kuri iyo ngingo hari kopasiyo nshyashya ngiye gufungurwa muri paruwase ya Bugese n'ubundi uyu Nahimana Dieudonné abereye umuyobozi. Harimo rero nabwo ibintu bisa nk'uko ngo ntabwo mu mushinga we hajyamo abantu nk'abo, ariko twashatse no kumenya burya hari igihe duhabwa amakuru ariko natwe tugakora ubucukumbuzi tureba muri komite iyo igiye kubaho, dusanga koko ntabwo twabishimangira 100%, ariko iyo urebye ubona ko icyo kintu kirimo. Iyo urebye ubona ko icyo kintu kirimo, ari nabo bahereye bavuga ko uyu mugabo batagakwiye kuba ari muri mu bantu bahitamo abakoze ibizamini, ahubwo yajya ahabwa abatsinze ibizamini bagakorana nawe. Uyu Nahimana nimba afite iyo ngengabitekerezo yo kumva ko atakorana n'abantu bavuye muri Kongo, Abanyarwanda bari barahungiye muri Kongo kubera amateka, ukavuga ngo ntiwakorana nabo, aho kubaka igihugu wowe uri kugisubiza inyuma. Twizerere ko rero atari byo, kuko bibaye ari byo inzego zaba zibonye akazi, zaba zibonye akazi bibaye ari byo. Gusa guhinduka no guhindura ibitagenze neza igihe kiba kigihari, nawe ushobora guhindura iyo myemerere yawe, iyo migenzereze yawe, nuko kureba umuntu kumva utamushaka muri wowe ukabihindura, nawe ubundi isi yawe iri kukwerekeza habi. Tugeze ku musozo rero w'ikiganiro cyacu Rwanda twifuza, ariko ikiganiro cyacu cyo nagahoraho. Mugire ibihe byiza. Nge nitwa Nkundiye Eric Bertrand.